bishatse kuvuga ngo rero naho hagati y'imyaka umwana yatangiye gukura kugeza kuri 18 naho nahuriramo n'ibibazo runaka muri biriya twagiye tubona, nabyo bizagira gute, nabyo bizahungabanya ibyaremwa ry'icyo yifuza kuzaba cyo, bityo nabyo bibe imbogamizi mu bijyanye n'uko azabaho nyuma y'imyaka 18. Nanone nyuma y'imyaka 8, hagati y'10 kugeza na 18, cyangwa se muri iyi myaka y'ubugimbi n'ubwangavu, niho umwana nanone atangira kumenya gusesengura ibintu birimo kumenya ibintu birimo ibyago byinshi, atangira kugira icyitwa risk perception. Risk perception ni uburyo abasha kumenya ngo kino gifite ingaruka zimeze gutya, kino gifite ingaruka zimeze gutya. Kuri iyi myaka nibwo atangira kwiga kugira ubwo bushobozi. Ikindi atangira kwiga kuri iyi myaka ni ukuba yabarizwa mu bandi bantu. Muri iyi myaka nibwo abana batangira kuba bazerera, bagiye gukina n'abandi, ndetse bari kujya mu magurupe y'abana kugira ngo babashe kugenda bagira amakuru bamenya, bagira ibyo biga abandi bagenzi babo bakora. Rero iyo nanone umwana ahuye n'imbogamizi zimubuza kwiga bino bintu, kugira icyitwa social belonging, nabwo haba hazavamo ibibazo muri cya gihe azaba yarenze iyi myaka. Haberamo nanone icyitwa emotional regulation. Ahangaha ibi byose turi kuvuga ni bwa bwonko buba bukomeje kwirema, ariko bikaba ari gake ugereranyije na mbere y'imyaka 8. Hejuru y'imyaka 8 ibi nibyo biba biri kugenda byirema, ariko ku kigero kitangana nk'uko byari bimeze mbere y'imyaka 8. Ibyo ngibyo rero nanone uko umwana atabicamo neza, nabyo bigenda bimugiraho ingaruka mu hazaza he, hanyuma ya myaka 18 amaze guhinduka umuntu mukuru, ubwonko bwe noneho bugiye gukoresha ibyo bwize mbere y'imyaka 18. Rero tugana ku musozo, ni iki ababyeyi mu by'ukuri cyangwa se n'abandi bantu barizwa ku ruhando rwo kurema buno bwonko bw'umwana kuva avutse kugeza ku myaka 18, ni iki dukwiye kuba twasigarana muri kino kiganiro nka samari y'ibyo twagiye tuvuga bijyanye n'iyi myaka? Ikintu cya mbere ni ukumenya ngo kuva ku myaka 0 kugeza ku myaka 5 nibwo ibice cyangwa se ibyumba byo mu bwonko, ibyumba by'ubwonko nimba ariko umuntu yabyita, nibwo bitangira kwirema. Rero twabonye ko uburyo byirema biba bishingiye ku byo umwana abona, ku byo umwana abwirwa, no ku byo umwana akorerwa. Bishatse kuvuga iki rero? Nimba ahuye n'izo mbogamizi zose, bizagira gute? Ntabwo bizamurema, ubwonko bwe ntabwo buzaremeka neza. Bishatse kuvuga ngo hakorwa ibishoboka ibyo ari byo byose kugira ngo umwana amarangamutima ye cyangwa se gukura k'ubwonko bwe hagati y'imyaka 7 bisigasirwe. Rero ibikomere cyangwa se ubuzima butari bwiza, cyangwa se gusigwa k'umwana asizwe n'ababyeyi cyangwa se n'abandi bamurera, cyangwa se bakamwirengagiza, n'ibindi byose bituma umwana yibona ko ari wenyine, icyo gihe bizabangamira iremwa cyangwa se ikora ry'ubu bwonko bwo muri iyi myaka. Hanyuma kuva kuri 6 kugeza ku 8 niho noneho umwana emotional vocabulary and learning, cyangwa se amarangamutima mu bijyanye n'ibyo umwana yumva, mu bijyanye n'ibyo umwana yiga, biba bigiye kugira uruhare runini mu kuba yabyakira. Uko rero azabyakira gukwiye kuba ari kwiza kurushaho, kugira ngo hirindwe ko yagira ibyo abika muri we bitari byiza, cyangwa se yagira amarangamutima atari meza akaba yayabika muri we bikazamukukiramo yarakuze. Ikindi noneho kuva ku myaka 9 kugeza kuri 12 niho hahandi umwana icyo azaba niho atangira kukigira. Rero ibyo umwana agerageje gukora muri iyi myaka aba ari kugerageza kumenya ngo ni iki nkwiye gusigarana, ni iki nzi cyangwa se ni iki nzakora nimvamo umuntu mukuru. Rero hano aba agomba gushyigikirwa. Tuzagenda tubirebaho kimwe ku kindi uburyo umwana akwiye kuba yafashwa muri iyi myaka. Hanyuma 13 kugeza kuri 18 independence
cyangwa se peer connection, niho umwana atangira kwiyumva ko nyine aba yabaye umuhungu, aba yabaye ingimbi, yatangiye kuzana ijwi, umukobwa aba yatangiye guhindura imiterere y'umubiri ye. Bishatse kuvuga ngo atangira kwiyumva ko yihagije, akwiye kuba yihagije, atekereza ibintu mu buryo bwe, ashaka inshuti runaka zihuye n'uko nawe yiyumva. Icyo gihe rero icyo aba asabwa gufashwa ni ugufashwa kuba yabasha gufata imyanzuro, decision making. Icyo gihe rero umwana iyo afashijwe muri iki gihe cy'imyaka mu buryo bwo guhitamo, ariko adategetswe, kubera ko aba afite kino kintu cya independence, kumva ko nyine ari kwigenga, iyo adafashijwe neza mu buryo bwo guhitamo nabwo bimubera ikibazo. Ariko byose, fondasiyo ya byose cyangwa se intandaro ya byose igomba kuba mbere y'imyaka 8, kugira ngo ndetse n'indi myaka yo mu bwana umwana aba agomba gusigasirwa. Turi gusoza rero, icyo twavuga cya nyuma ni uko ibyo umwana acamo kuri imyaka, mbere y'imyaka 18, biba byihariye, kuko nibyo birema umubiri we ndetse n'imitekerereze y'ubwonko bwe. Igikwiye kuba cyakorwa rero ni uko yaba umubyeyi uri kumwe n'umwana cyangwa se waba uri umuntu mukuru, uba ukwiye kwibaza ngo ntabwo uba ukwiye kuba wavuga ngo what's wrong with me, cyangwa se ni iki kitagenda neza, ahubwo uba ukwiye kwibaza ngo what happened to me, ni iki cyambayeho mu gihe cy'ubwana.